dufite leta uyu munsi ishyira abanyarwanda hamwe ivuga ngo tubane neza. Ibyo byabaye byararangiye, hariho leta yindi. Ya leta yavuyeho ntabwo igihari. Ubu rero hari indi leta ishyira abanyarwanda hamwe. Mwebwe mufunguwe, murumva mwakoze genocide babishaka utabishaka. Yavuze ababyemeye bagahanwa, ariko hari n'abatarabyemera ko ibyaha byafashe. Genocide yarabaye hano muri Rusizi wanyu, ho byari bibi cyane kubera ko no kubagira kwihagarika byari bigoranye, abantu baturukaga kure cyane, byabaye bibi cyane kurusha ahandi, murabizi. Mufunze aho mwari mufungiye, hari gahunda zazaga zibabwira, ndetse bakatubwira ngo iyo uje hano muri ahangaha muri gereza bakubwira ko ari umurenge wa kangahe, wa 10 na kangahe muri Rusizi, wa 19. Ngo gereza ya hano ni umurenge wa 19. Bivuze ngo ibibera hanze hano muri gahunda za leta n'uwo murenge urakurikira. Uraganirizwa muri gahunda zose n'ubwo bafunze, hari ibyo badafiteho uburenganzira. Ni nawo murenge ukwiye kumva neza kurusha abandi bose, kuko ni umurenge uzi ko ari umurenge wakoze ibyaha, ariko bakiri abanyarwanda. Kuba mwicaye ahangaha rero, iki ni ikimenyetso simusiga cyerekana ubwiza bw'Leta y'u Rwanda uyu munsi. Ntabwo mukwiye kuba murangaherega, mukwiye kuba mwarafunzwe burundu, mukwiye kuba mwarishwe, mukwiye kuba mwarakoze nyine ibintu nk'ibyo mwakoze. Ariko leta yasimbuye, leta yabayeho yabakoresheje biriya, ni leta noneho ivuga iti reka ya leta tuyikuyeho, reka noneho duha abanyarwanda gahunda, ukiriho ugihumeka reka tumushyire muri gahunda ku buryo habaho ubumwe bw'abanyarwanda. Mwabyumvise? Mwari kubyumva neza kurusha abandi. Mwari kubyumva mbere kurusha abandi bose, kurusha abana bavutse nyuma muri genocide, wenda hagati aho yabaye ari abana abavutse nyuma bafite imyaka myinshi, ubu ngubu 30. Abo wavuga uti ntibazi n'ibyabaye, barahuzagurika, barabaza ngo kubyumva kuko byarabaye. Umuntu yafashe abana barabica, abita ngo n'abatutsi kwa byarajyanye n'umututsikazi. Koko byarabaye se birashoboka? Bati byarabaye. Muri sa abantu bari basaze se, kuko hari n'ibintu udashobora gusobanura umuntu abyumva, ariko byarabaye pe. Kandi icyatumye nta n'ikindi ni ubutegetsi bubi. Wabishaka utabishaka ni ubutegetsi bubi. Ikiza gusa bwavuyeho, nta nubwo bushobora kugaruka. Byararangiye. Ni nko kubona umuntu apfa, umuntu agapfa tukamushyingura. Iriya leta ya Habyarimana yarapfuye, turayishyingura, irangira gutyo. Ubu rero turi muri leta yindi, reka turebe aho tuganisha. Ariko ibyo uvuga murabibona, imyaka bamazeho hose mukwiye kuba mwarumvise. Ariko twagiye kumva twumva batera ingengabitekerezo bati bishe Beatrice ngo hano bishe umuntu hano zahari mu murenge Nyakarenzo bishe umuntu. Biki masije muri baramwishe. Abose birakorwa nanditse ngo ariko se ngo ahubwo ngo bure ngo ntimugire ngo n'abantu ngo ni babandi bafungura. Nari mbabwiye nuza wa Murundi ngo Agustine wishe Beatrice. Naye ntangiye mbabwira ko Beatrice yashinje Agustine ko yamwiciye umuryango. Agustine arafungwa, ariko umugore we asigaraho. Murebe kubera leta nziza yigisha abanyarwanda kubana neza, Beatrice yemeye guturana n'umuryango wari baturanye Agustine, none akajya afasha n'umugore wa Agustine kumutiza kumuha ubutaka aho ahinga, atunga umuryango we. Agustine afunze, urumva? Kera kabaye Agustine arafunguwe, ntageze aho ngaho atangiye gukora gahunda ukuntu bazahitana Beatrice. Arabipanze, ndetse akoresha n'abana bato imyaka 24 batoya bejo bundi. Bagiye ahantu bariherera, bashaka icyo kunywa, bagira gutya. Ariko icyo bashakaga cyane ureko harimo n'umutima muke n'ubusambo n'iki, iriya leta sinzi ibintu yabigishije. Mukwiye kubivamo kabisa. Ibintu by'ubusambo, gutwara umutungo w'undi muntu, agira gutya, batubira tumuhitanye n'uriya murimo twawutwara kuko tumaze igihe tubuhinga, ukitwa ko ari uwacu. Nguko ukuntu wishe Beatrice, bamuhitana gutyo. Ubu se Agustine ufunguwe Gashonga ahangaha byagenze gute? Uwo mugabo bishe Beatrice ngo aho ngaho aho bari batuye yaratuye,
ngo yashinja abantu bishe imiryango yabo, arabashinja barafungwa. Hanyuma bafunguwe rero batitwaje, babonye bashaka kumuroga, kumuha CD, ibiki bamugerageza, ejo bundi ntibamuhitanye. Ibyo bintu murashaka ibiki? Ibyo rero byatumye tuvuga ngo ubwo twaje muri Rusizi ntabwo twaje kubera ngo ndubisubiremo, twaje muri gahunda ya leta y'abanyarwanda bose, namwe muri abanyarwanda muri no miryango hano. Kandi ntimwumve ko mwese ko muri aha ngaha tuvuga ko mumeze gutyo ngo mwese ubu mwongeye mwase muri bya bindi. Oye, turavuga abarimo bafite iyo myumvire bagarutse batarahindutse. Kuko mukanya navuganaga n'umuyobozi w'amagereza yitwa General Murenzi, muri komishana ashinzwe amagereza. Namubazaga ntari ko bari abantu iyo bavuye muri magereza bataha bagenda batwaye iki, mu byishiki tubabwi hano bimeze gute? Arambwira ati hari gahunda rwose zo kubigisha ngo nimugera n'iwanyu nyuma y'aha ngaha mugende mwegere bari abantu mwahemukiye mubasabe imbabazi, babwira ati twarahemutse turagarutse ariko dufite ifunwe, ariko turumva turimo kwicuza kuko leta yarababariye. Birega bino kubabarira, ntuzavuze ngo ngewe ngo nafunze imyaka 15 ngo 20 ngo kandi ngo gese nabyemeye. Nyamuneka aba bantu ntago biyishe, dore inzibutso ziri hano ntago biyishe. Babyemera utabyemera umenye ko ntago bakubeshyeye, ariko tera intambwe ugende umve gahunda ya leta yo kubana neza. Ubu gahunda ni ukubana abanyarwanda, kubana neza. Twe nacyo twarwaniye rega buriya nuko leta y'Imana dehemuki, twarwaniye kugarura umwe n'ubwenge bw'abanyarwanda. Bareba abanyarwanda bakabana neza. Nindi murashaka gupfa ariko mwebwe ubu ngubu barasanga ari byanezeza. Ubu se leta ishaka niba yarabishe iyi leta ko ariyo bafashe, twari kubakubita amasasu hano mu kibuga nkanga, ayo masasu yabura twabakubita amasasu hano umwisha abantu namwe ni mugende. Ntabwo byari gushoboka. Kuba leta itarabikoze nuko ari leta ifite gahunda yaje kubohora igihugu, gushyira ibintu guhindura ibintu bibi iriya leta yakoraga ingi igakora ibyiza. Nta kindi, ntimugire ngo ni intege nkeya, ntimugire ngo ni ikindi kintu kindi. Mwarangiza abantu basohoka hano bakajya kujya gutoteza bacitse kuri icumu, mukajya gushyiraho utubari ngo tw'abantu ngo bihariye. Utubari umuntu agashyiraho akabari ngo nta wundi muntu ukamweramo, ngo ni abahutu gusa cyangwa n'abantu bafunguwe. Ibyo bintu ni biki koko? Niko mwari mwari ingabo za RDF mwari mwazitegereza? Ingabo z'u Rwanda umunsi mujye muzibona, mujye muzibona. Ingabo z'u Rwanda umunsi mujye muzibona ni ingabo z'abanyarwanda. Murumva, ntabwo ari ingabo z'abahutu zahozeho kera, ntabwo ari ingabo z'abatutsi, ni ingabo z'abanyarwanda. Nuko bimeze. Kandi iyo rero biduha imbaraga ku buryo budasubirwaho. Ibyo biduha imbaraga ku buryo budasubirwaho. Niko kubaka igihugu, niko kugiteza imbere. Hari amacakubiri, urasenyera umuntu uyu munsi nawe uzogusenyere, mwahora muri ibyo. Ushobora kwibeshya ngo ariko wowe ndinda ufite imbaraga kurusha abandi gute se? Iyo biza ko ibyo zirantera hamwe ntabwo ziba zaramutse umupaka zirukanka hano, ntabwo ziba zaragiye zihari zivuga ngo turakomeye, ariko zibeshye ko zikomeye birangira kuri. Ariko abanyarwanda bashyize hamwe wabashobora? Ntushobora. Ibyo rero nibyo byiza. Ariko ubutegetsi bw'iteka nyine biyobya abantu bikarangira nyine abantu baguye mu rwobo. Buriya mwese mwaruguyemo, ntugire ngo buriya abapfuye rega buriya bariruhukiye dore mihate y'isi. Murabona isi turimo, mubona hari ibintu si uguhangayika gusa. Niba ubeshye ngafite ibintu uyu munsi urimo kwibeshya, n'ababifite barahangayitse. Naho ugenda iteka wikanga, ugenda usitara, ugenda ubona ibintu gusa biri aho ngaho. So abaruhutse bariya buriya bariruhukiye, wowe uri aho ngaho wo ufite uhanganye n'isi, wakwitwaye buhoro ku munsi wawe nawe hari wo gupfa, ko nta muntu utazapfa. N'iki mwese uramushaka wiki? Abo wishe ntibahagije, abapfuye ntibahagije. Wowe abatarakwishe ukeka yuko uko uri igitangaza. Ntukwiye kumva ko iyi leta ko mutari ku leta, reka tuyishyigikire. Ni leta ishaka abanyarwanda bose babaho neza, ni leta nziza, reka ahubwo tujyane nayo. Akaba ari byo abantu bakora, apana guca inyuma ngo twebwe ngo
ngo turagarutse ngo turaje noneho sasa ngo bahango kandi ubu ngo numvise ngo mu myaka 2 ishize nibwo bafunguye bamwe umwaka umwe wenda simbizi mwafunguwe ryari hashize igihe kingana iki ni ariko baje mbere baje ryari hashize imyaka ingahe imyaka abasohotse mbere imyaka 2 2020 oya twavugaga abagiye bafungurwa abatangiye gufungurwa batangiye ryari 9 oya agarije gusa cyo nashaka kuvuga nuko 2005 asko no barike 2003 okay nta iyo byose urumva ariko urumva baje na kera bo umaze igihe muri gahunda sibyo gahunda ya leta murayibona neza ariko no nashaka kuvuga ubundi imyaka tumaze imyaka 30 ubu ngubu duhagaritse genocide tukihagarika pap twavuze ngo tuhagaritse genocide tugomba kurwanya genocide n'ingenga bitekerezo yayo iyo ni ingamba yafashwe na leta y'u Rwanda uyu munsi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda dutangira ubwo ngubwo nibire ko no muri gereza byabageragaho ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda hanyuma wasohoka ugashyiraho akabari k'abahutu koko muri iki gihugu ubu urashaka iki ugarura bya bindi noneho muri ako kabari rero ubu ngubu nyakwa gavana yavugaga ubu ugasohoka ubu ngubu usohotse no muri iki gihe cyangwa se n'imyaka umaze hano utangiye kugenda ureba ibintu uko bigenda bigira ngo uyu munsi haraza abantu baza kubabeshya kuma ngo hakurya hano hakurya turaho ngo umuperezida wa hakurya hariya aravuga ngo agomba kurwana yikuraho leta rwose akayirasa akayikuraho ukandi ngo igihugu cya rutura ngo gifite ngo n'imitungo idafite ikintu bamariye mwari muzi ko rero bakeneye bari ku isi bari hakurya hariya ntura ko umufunguye muri abaruta kuri mwebwe murakize abangaho kujya n'abatinso ariko bakakubwira ngo bazaza ngo arasenga ingabo z'u Rwanda hano ngo bakureho perezida wacu ngo hanyuma bashyire ubutegetsi ashaka ndetse ngo arashaka ngo abantu b'abanyarwanda ngo rwose ngo barwanye leta ngo baze ngo bafashe ahubwo yaranababuze yarababuze kuko baritinyira n'ababitekereza baratinya bazi ko bitashoboka ariko abantu bafunguwe bo bagashaka kubyemera babo ngo bashyiraho akabari k'abahutu bashyiraho akabari k'abantu ngo bafunguwe ngo nta wundi muntu ukandagiramo ureba ubwo ibyo muvugiramo muri ako kabari mwiherera abo ngabo abantu bakeya bumvikanye gutyo ibyo muvugiramo nta bindi ni ukurwanya iyi leta yabafunze utemeye icyaha iyi leta noneho ikwiye kuvaho kandi noneho birakomeye haje n'abazungu n'ubu ngubu muracyatekereza abazungu ngo barutuku ngo nibagashaka aho isi ukuntu bibabita bampatse ibihugu ngo rero ngo hakurya ahangaha ngo bagiye kuza rwose ngo none mukajya mureba nk'umuntu yacu wacitse ku icumu uraraye ntabwo biriwe bagiye kugaruka FDLR ubu ngubu irashyigikiwe ibintu nk'ibyo kuko nta kindi kintu cyatuma ubikora usubiye muri bya bindi nababwiye ngo iriya leta yatumye mukora genocide yarapfuye turayishyingura nta nubwo izanazuka kuko Yezu we yarazutse iriya ntabwo yazuka kuko tunungu yari umwana w'Imana ariko nawe ntabwo muzi niba nazutse ntabwo nari mpari icyo nzi gusa ntabwo turabona umuntu wazutse iriya leta yaragiye byarangiye ibyayo kandi yakoze nabi anyway yakoze amakosa pe reka rero uyu munsi ureke kurindagira kuba yanorogo z'ururondwe yagiye ikajya ku rurondwe hanyuma naho ikajya ku ruhu igapfa na rwa rurondwe rukigumiraho niko abanyarwanda bavuga ngo indondogo z'ururondwe yumiye ku muguto murashaka kuba indondogo z'ururondwe oye rwose mu byange rero ibyo bintu byadutangaje nicyo cyatuzanye ngo tubiganireho mwebwe aho dushoboye kubona wenda ubutaha tuzashaka n'abandi bataje ariko mugende munababwire turifuza amahoro nimureke abo ngabo baduhigira bari hakurya y'imipaka abo ngabo aribo babivuga nibashaka batwange batuvuge nabi twe twiboke igihugu cyacu gitera imbere ushaka ko tubane utabishaka namubwira iki
kuko ubundi kubana ni inyungu za buri wese. Ni inyungu za buri wese. Ndavuga ku bihugu binaturanye, turafatanya tugahahirana, ntabwo waduhiye ubusa, ntabwo tubahiye ubusa, nta niba gukanyisha yuko ngo ari bufunge umupaka, kuko nawe nawe ufunga hari ibyo nawe ari butakaze. Ubwo ni ukuvuga rero ngo ariko abo ngabo ntabwo tubagenera uko bashaka ko babikora, n'akazi kabo. Ariko mu Rwanda hano twebwe tuvuge rumwe nk'Abanyarwanda, si byo byiza? Tuvuge rumwe, buri muntu ashaka amahoro, tuvuge rumwe, nta n'undi tuvuga, ni ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Ninde umunyarwanda? Ntibabibabwiye muri gereza? Ndi umunyarwanda, ubu umunyarwanda gusa. Ibyo Abahutu turabishakaho iki? Ibyo Abatutsi turabishakaho iki? Ko twabonye ko nta nicyo bivuze, ko twabonye ko ntacyo bimaze kindi, ko utarya utakoze ngo nukuri Umuhutu, ko utarya utakoze ngo nukuri Umututsi, ko ntabwo bishoboka, murabizi. kandi urabishakaho iki? Uyu munsi uragarura ibyiki? Rero kubera ko dukeneye amahoro, igihugu ko gitera imbere, reka twese twumve gahunda ya leta yo kubana neza. Ariko noneho nutabyemera ufite ikibazo. Ngo hari abavuga muri abo bafite ingengabitekerezo ya genocide ngo yaje ngo yakongera akabikora, ngo uburiri bwe ngo azaho buri, ngo azaho yabusize. Koko uburiri uza ahantu wabusize? Wagiye yute kwanza? Niwe wabushashe? Waragiye urabusasa, uburyamaho, bukeye uragaruka uzasura uburyameho? Si leta yagutwaye wakoze mu makosa? Siko bimeze? None se uzi ute kuzasubirayo? Ninde wabikubwiye? Kuko ubu icyo bitera ibyo byose nuko ngo leta iriho uyu munsi, leta y'u Rwanda uyu munsi, navugaga rimwe rw'Abanyarwanda, iyo leta yakuyeho igihano cy'urupfu. Urareba, yakuyeho igihano cy'urupfu, hanyuma ikagufata imyaka bagukatiye mu mategeko ukazafungurwa. Ibyo nibyo bituma uvuga gutyo ngo uzasubirayo, ngo uburiri bwawe burahari? Koko ibyo reka ndekere aho ngaho, abo bantu barekera aho ngaho, turabihanisha. Nta nubwo ari ukubinginga, ahubwo nibabireke. Ufite ingengabitekerezo niba wumva uyifite, ceceka uyigumane, wa mugani uzayipfane, kuko nta kitumariye. Kuko uko no kubivuga abantu irabanukire. Vuga ibyo gute tubane. Ubundi navuze ko baba nimutaha mukagera iwanyu, ugende usaba imbabazi abahemukiye, babone ko uje noneho mugiye kubana muri bamwe n'ubwiyunge. Kuza warakariye, ufite umujinya, uvuga ko wakongera, ahubwo urashaka gupfa ari wowe. Biba ko kuyahuye kwa giye ukimanika hariya tugasanga wapfuye. Niba wumva ushaka gupfa, kuko uwo nguwo ushaka kujya guhitana, ushobora kujya naka guhitana ariko. Ntabwo uzi ko abantu bahitanye biri kimase hariya kuntu niba bari bangahe, ariko hari ubwo waza buri kimase akaba ari guhitana. Hariya ngo sinzi ko bajya bavuga niba ngo umucoma yishwe n'iki n'ihene, ngo umucoma yishwe n'ihene harya agiye kubaga ihene ngo iramwica. Sinzi ko ngo byagenze. Ihene yishe mucoma, urumva ko ihene bwakwica mucoma? Urumva agiye kuyikinja ikamuhitana. Ubwo nashaka wowe ni gute, wowe uzi gute ko bataguhitana kwanza? Ntabwo rwose nshaka kuvuga ibintu byinshi kuri icyo, ariko icyo nakubwira, hari ubwo utasubirayo. Bwa buriri uvuga ngo uzagenda ngo usubireyo, ushobora kudasubirayo, nabyo wicara ubizi. Nuko mbabwiye, ariko ntidushaka kubigera aho ngaho. Twagize Imana, ujya muri gereza, hanyuma uragaruka. Ubwo nyine ntabwo twagutakaje, kuko uri umunyarwanda, kandi ushobora no kugira ibyo ukora wenda nawe mu rugo kukubona, abana n'umugore n'abavandimwe, nta kibazo. Ibi urashaka iby'iki kandi? Ko twari tuzi ko bakugerageje, bakwigishije. Ibyo bintu ndabasabye bihagarare. Hanyuma rero mu gusoza, sinshaka kugira ngo mbatindire cyane, ndagira ngo mbabwire ngo mujyane ibintu bibiri. Icyambere mujyane muzirikana
ubumwe bw'abanyarwanda. ariko ikintu mukura hano ndi ubumwe bw'abanyarwanda kububumbatira ni ntagayizwa. ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo dushaka ikintu kibuhungabanya rwose, ni mubumbatire ariko mugende muvuga. urumva kwifurizanya amahoro, kandi murabizi ahangaha benshi ni abakristo, siko bimeze? nimujya gusenga kuri buri cyumweru mu kiliziya, mwari mwasohoka padiri atavuze ati mwifurizanya amahoro? hari ubwo birabaho? nta misa n'imwe padiri atarabivuga. mu bigendane rero na leta niko irimo kuvuga, no muri kiliziya niko bavuga, reka tubigendane twifurizanya amahoro. abapfuye bagize ibyago ubwo nta kundi, ababishe bari aho ngaho, abarokotse barahari, reka abantu twiyunge dushyire hamwe tuba umuntu umwe dukorera igihugu cyacu. nibyo byiza. mwanyumva neza? icya kabiri, mwirinde bamwe muri twebwe muri mwebwe bari hano n'abantu hose hanze kuyobya abanyarwanda, kugira ibikuru wumva biturutse ahandi hantu nawe ukabikwirakwiza uyobya abanyarwanda. ese mwamenye n'ibindi b'abahungu b'abandi ba FDLR? ibintu birakomeye. noneho babonye abantu Kisekedi yahagurutse, kandi n'abazungu bajemo, noneho hajemo n'abantu bo muri Sadaka, yewe n'abarundi barimo. ibintu birakomeye, ibintu byakomeye. buriya rero ikintu cy'igihuha ni kibi cyane, no mu bihe nk'ibi ngibi bituma abantu bajagarara ntibakore, bakajagarara. hari abifitiye ubwoba bavuga bati ibi ni ibiki, hari abandi bishimiye ko nyine nyangengabitekerezo abahungu bacu ba FDLR bagiye kuza. hanyuma ariko se nibaza murifuza ko dusubira muri ya genocide? kuko bafite ingengabitekerezo. ubwo rero mwirinde ababayobye. hari ibintu muzabona kuri za YouTube, musigaye mufite za telefoni kuri YouTube, mujya muzumva, mwumva abantu ibyo bavuga, abaciri kuba avuga ko leta rwose igiye kuraswa, bagiye kwirasa. ndashaka kubabwira, barababeshya. rero bareke kubayobya, nawe wirinde kuyobya abandi, ariko cyane cyane abari iyo ngiyo hakurya y'imipaka, hanze y'igihugu, iyo ngiyo kure za Amerika za hehe, banabivuga bibereye muri Amerika, utagira ngo babivuga bari hafi hano. akabivuga gutyo, nawe ugatwarwa, hanyuma ukajya muri iyo ngengabitekerezo cyangwa se ukabikwirakwiza n'ahandi. bareke kubayobya rero. leta kubafunga yarabahanaga, kandi irabigisha, nyuma y'igihe irabafunguye, hanyuma ni mwe abaturage beza. ni mwe mukwiye kuba abaturage beza kurusha abandi, kuko mwaragorowe. mureke rero kuyoba, bareke no kubayobya, mwirinde kugira uwo mwayobye. turashaka kumva rero hano hose muri Rusizi, nimuva n'abataje hamwe babwire, twumva amahoro n'ituze, nitwongere kumva ingengabitekerezo ya genocide muri Rusizi. muranyemereye? basi ibyo ntibihagije, mugende mu bikore gutyo. ibyo bibiri do mugende mu bikore gutyo, hasigaye tuzahure tuvuga ngo koko ibyo twasezeranye byarabaye. abantu bafunguwe barahagurutse, nibo barwanya ingengabitekerezo ya genocide.